Ubundi se amakuru yawe papa wawe se waraho ko nawe namuherutsera? Yego turaho nta kibazo pe. Ahubwo natagiye kure nagira ngo mbasabe yuko mwama umukobwa wanyu tugashyingiranwa. Nimba ari uko bimeze ibyo ni byiza nanjye ndabyemera, ariko se waruzi ko hari impapuro ugomba kubanza kuzuza? Nyine niba witeguye gushyingiranwa n'umukobwa wanjye umbwire nkubwire ibisabwa wumve niba ubyujuje, ubundi ngo umukobwa wanjye rwose. Rero niba ukeneye umukobwa wanjye bya nyabyo ndetse by'ukuri, ugomba kuzuza ibyo bipapuro kandi ukabyuzuza mu nyuguti nkuru ukoresheje ikaramu kandi ukoresheje intoki zawe. Ikibazo cya mbere kiragira giti: ese ubundi uri umukirisitu? Yego cyangwa oya? Ikibazo cya kabiri: ubundi se warize? Ufite diplome cyangwa digiri? Yego cyangwa oya? Ikibazo cya gatatu: ubundi se uracyari imanzi cyangwa uracyari muri twa dusore kwiyandagaje? Yego cyangwa oya? Ikibazo cya kane: ubundi se ufite akazi? Yego cyangwa oya? Ikibazo cya gatanu: ubundi se ufite imodoka? Yego cyangwa oya? Ikindi nshaka kukubwira rero, niba wumva hari ibibazo byakunaniye uhaguruka ugende rwose ntiwirirwe ukomeza. Ikindi kandi niba wumva wiyizeye umbwire dukomeze rwose nta kibazo. Njye niteguye kuguha umukobwa wanjye, nutsinda ibibazo ndi bukomeze kugenda nkubaza. Okay, komeza ngende numva ibyo urakomeza kugenda umbaza, niba ndi bubishobore ndemera, niba ntabishobora ndahakana. Okay, ikibazo cya gatandatu: mu magambo yawe 50 cyangwa se kurenzaho, sobanura ibi byo guca inyuma uwo mwashakanye. Ikibazo cya karindwi: ndagira ngo unsobanurire ukoresheje ibishushanyo uburyo wakubahamo nyoko bukwe ndetse na so bukwe bawe. Ikibazo cya munani: wenda reka tuvuge umugore wawe akwatsa amafaranga yo kujya muri salo gukoresha umusatsi we, wamusubiza iki? Ikibazo cya 9: ndagira ngo unsobanurire impamvu 10 zitera gutandukana kw'abashakanye. Icya 10: none ndagira ngo unsobanurire ijambo umugabo mwiza icyo bisobanura. Ariko rero wa mugabo we, umukobwa ari kumukosha wagira ngo ni nka nzakama. Nukureka nkubwire, ibyo bintu byose wambajije nta na kimwe nabonera igisubizo. Ibyiza ahubwo gumana umukobwa wawe. Boss nahageze. Urakire boss? Gakira ibiwucu turwara amavunja. Gukira se ni ibintu byuko ugasanga byizanye ugasanga amafaranga ari ku meza. Ariko boss bifashe nabi, nge nayo ndimo nkurikiza umuco nyarwanda, aho umuntu yitsamura ukamubwira ngo urakire. Maze rero uwo muco nawe uzagenda uwuhinga iwanyu ni wera uzakugire boss.